Nshuti mukundwa, reka nanone ngusuhuze mu izina rya Yesu. Ndashima Imana cyane ku bwawe no ku bwanjye yuko Imana ikomeje kuturinda kugira ngo dukomeze kumva amagambo y'Imana muri uku kwezi kose dufite dusuzuma ibijyanye n'ijambo ryahanuwe. Imana yacu yahabwa icyubahiro, yakomeje kubana natwe kandi yatwunguye ubwenge buboneka mu byanditswe byera, wa mugabane ukomeye ujyanye n'ubuhanuzi mu buryo bw'umwihariko mu gihe tumaze dusuzuma ubuhanuzi bwa Danieli. Dukomeje urugendo rwacu rero, kandi ni rya jambo ryahanuwe. Rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Abantu b'Imana bazaba bagize neza nibakomeza kuryitaho, kuko rizababera nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Ni ya matara maremare twakomeje kureba, kandi azabagirira umumaro ukomeye cyane mu rugendo bagana Bagisiyoni niba babihaye agaciro. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Turakomeje kandi uyu munsi ku munsi wa 18 tugiye kuganira Danieli igice cya 8. Danieli igice cya 8 turasangamo insanganyamatsiko ivuga ngo ukuri kw'Imana gusiribangwa. Ukuri kw'Imana gusiribangwa. Katubanze dusenga. Uhoraho Imana ikomeye, turagushimiye. Tugushimiye yuko tukiriho, tugushimiye ko uduhaye n'amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. N'ubundi nta bwenge dufite bwo kubasha kubisobanukirwa, ariko watanze umwuka wera ngo abidusobanurire. Nuko asobanura ibidasobanukiye ubwenge bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Danieli igice cya 8, ukuri kw'Imana gusiribangwa. Duherukana mu gice cya 7 twatinzemo, tumazemo iminsi 3 yose tuganira ibyerekwa Danieli yagize. Mu gice cya 7 nyine akabona inyamaswa enye zikuturuka mu nyanja, kandi izo nyamaswa ntabwo zari zisangiye ubwoko. Inyamaswa ya mbere yasaga n'intare, inyamaswa ya kabiri yasaga n'idubu, inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe, kandi inyamaswa ya kane yari iteye ubwoba, ntabwo yabashije kubona izina ryayo. Ariko ikintu gikomeye cyane twatinzeho ku nyamaswa ya kane ni uko yari ifite amahembe 10, kandi nyuma haza kumera irindi hembe rito, ndetse 3 muri yo aza kurandurwa kubera iryo hembe rindi rimeze. Twarabibonye icyo bisobanuye, ni uguhishurwa k'ubwiru bw'Imana kugira ngo abagenzi bari mu nzira bagana Isiyoni batabasha kuyobagurika ngo bayoberwe uko byagenze n'uko byaje. Ahubwo Imana irebera iherezo mu itangiriro yabibonye bitarabaho, maze imenyesha abantu bayo kugira ngo bazamenye iyo ibintu byapfiriye. Uyu munsi rero tugiye kureba irindi yerekwa Danieli yagize. Tubwirwa n'umuhanuzi yuko iyerekwa ryo muri Danieli igice cya 7 yarigize mu mwaka wa mbere umwami Berushaza ari ku ngoma. Naho iri ngiri ryo araribona mu mwaka wa 3 umwami Berushazari ari ku ngoma. Byumvikane ko ari nyuma y'imyaka 2 mu mwaka wa 3 wa Berushazari Danieli yongeye kugira irindi yerekwa, kandi iryo yerekwa niryo tugiye gutindaho, ry'izi nyamaswa cyangwa se aya matungo abiri uri kureba hano. Danieli igice cya 8 umurongo wa 1 atubwira ngo mu mwaka wa 3 Berushazari ari ku ngoma, jyewe Danieli neretswe ibikurikira ibyo neretswe bwa mbere. Yongeye kwerekwa ibikurikira ibyo yeretswe bwa mbere. Dukurikije abanyamateka, umwaka wa 3 w'ingoma ya Berushazari ni muri 550, nk'uko twabonye ko muri 553 ari wo mwaka wa mbere wa Berushazari. Hari hasigaye indi myaka 11 yabanjirije ijoro rikomeye mu mateka, iry'uyu mwami yiciwemo umwami Berushazari nyine. Muri uyu mwaka wa 550 kandi ni wo mwaka Kuro w'Umwashani yigaranzuye Astyages w'Umumedi, maze ahanga ubwami bw'Ubuperesi. Nta gushidikanya Danieli yitegerezaga uburyo ubwami bwagereranijwe n'idubu mwerekwa rya mbere twabonye muri Danieli igice cya 7 bwari burimo buzamuka. Umwami wabwo wa kabiri izina rye ni Kuro, yatangiye gutera imbere mu mbaraga, kandi akaboneka ko afite icyerekezo mu bya politike cyane. Twarabibonye ko Kuro yaravuzwe kera, yari yaravuzwe izina mu myaka 150 mbere yuko abaho, kandi iki gihe noneho Danieli yarabibonaga neza ko uyu muntu Bibiliya yahanuye mu gitabo cya Yeremiya twarabibonye na Yesaya
abasha kuba ari we ugiye kwima ubwami. Rero byari bimusobanukiye mu buryo bw'umwihariko rya yerekwa yari yagize muri Daniyeli igice cya 7. Daniyeli yari azi neza iryo zina, bitandukanye amakuru yakwiraga hose yerekeye ubutwari bw'umusirikare gusa, ahubwo iri zina ryari ryarahanuwe kera ribarizwa mu nyandiko zera nk'uko namaze kubivuga. Dusome muri Yesaya 44 na Yesaya 45 umurongo wa mbere. Ibi byataye umutima wa Daniyeli kwifuza kwiga biruseho, maze nk'igisubizo cy'icyifuzo cyari ku mutima we ngo arusheho kumenya ibyenda kubaho, Daniyeli yeretswe ibi bikurikira ibyavuzwe mu gice cya 7. Ntabwo byashoboka kumva iki gice cya 8 turamutse twirengagije igice cya 7 cyangwa se kitabanje kumvikana. Iri yerekwa ryuzuza ibyavuzwe mu yerekwa rya mbere ryo mu gice cya 7, nk'uko twabonye ko iyerekwa ryo mu gice cya 7 ryuzuza ibyari byareretswe Nebukadinezari byo mu gice cya 2. Kugeza ubu imyaka isaga 50 yari ishize Daniyeli yatanze ubusobanuro bw'inzozi za Nebukadinezari zo mu gice cya 2, aho hari muri 603. Ariko nubwo hari haciyemo imyaka ingana icyo, turakomeza kubona isano no guhuza hagati y'izo nzozi. Yerekwa ryo mu gice cya 7, yerekwa ryo mu gice cya 8 ndetse n'izo nzozi Nebukadinezari yarose mu gice cya 2, byose bifitanye isano. Reka twikomereze Daniyeli igice cya 8. Nyerekwa ibyo nagize ngo ni ibwami Shushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi rwa Ulayi. Aya n'andi makuru umuhanuzi aduha. Yibwiye yuko ari Shushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo yari byerekwaga bwo yabonaga yari ari ku ruzi rwa Ulayi. Ikintu cya mbere yabonye ni uko yabonye isekurume, imfizi y'intama. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe 2 ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari 2 yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi. Iri rero niryo ryarukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburengerazuba n'ikasikasi n'ikusi. Ntihagira inyamaswa ihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuziyikiza. Yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Imfizi y'intama y'amahembe 2 marayika yaje kwisobanura, maze ku murongo wa 10 aravuga ngo imfizi y'intama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Ndagira ngo nkubwire iki ngiki. Byari bigoye ko tubasha gusobanukirwa iki gice cya 8 cya Daniyeli, kubera yuko inyamaswa zagereranijwe zari inyamaswa zisanzwe zikoreshwa mu buturo bwe, yari amatungo asanzwe azwi ndetse nk'ashushanya Kristo. Turabizi yuko batambaga imfizi y'intama cyangwa se umwana w'intama, bagatamba n'ihene. Turabizi mu buturo bwe, ku buryo byari kugorana gusobanukirwa yuko izi mfizi z'intama byari kuza gushushanya ubundi bwami buri hanze y'ibijyanye no kuramya Imana nk'uko byagaragaraga mu buturo bwe. Ariko marayika yaraje aba specified, abivuga mu izina. Aravuga ati ya mfizi y'intama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Ikintu tumaze kubona kuri no mfizi y'intama ni uko yari ishyamye cyangwa se yarwanaga yerekeye iburengerazuba. Reka mbanze nkusoreho gatoya. Nusoma Bibiliya yera yasohotse mu cya 993, bavuga ko yari ishyamye yerekeye iburasirazuba. Nuko nguko Bibiliya yanditse. Ariko izindi Bibiliya zose, verisiyo zose, indimi zose zitandukanye, bavuga ko yari ishyamye yerekeye iburengerazuba. Ntabwo twakwibeshya ko umuhinduzi wa Bibiliya yera ari we wibeshye. Yaribeshye yandika iburasirazuba aho kwandika iburengerazuba. Bivuze ko Daniyeli yari atumbiriye iburasirazuba. Yari kureba iburasirazuba yitegeye iyo ntama, kandi yitegeye ubwami bw'Ubuperesi, aho bwo Umuperesi yari amaze gutsinda Asiriya byinshi mu Medi nk'uko twari tumaze kubivuga. Andi makuru avugwa yo kuzirikana tubona kuri ino ntama ahuje na ya dubu yo mwerekwa rya mbere yerekanwa nk'ifite imbavu 3. Twarabibonye imbavu 3 zari zitambitse mu mikaka yazo. Mu gihe nta mbavu 3 rero zivugwa kuri imfizi y'intama, yo tubona ko yari ishyamye yerekeye mu birere 3: mu burengerazuba igana muri Babuloni, mu majyaruguru
igana muri Lidiya ndetse no mu majyepfo igana muri Egiputa, nk'uko twamaze kubona ko izo mbavu ari bwa bwami butatu bwigaruwe n'abaperesi cyane, ari byo bihugu bitatu bikomeye kuruya hamwe n'umuhungu we Kambises, bigaruriye bishushanywa n'imbavu eshatu zo muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 5. Ikindi turabwiwe ngo ntihagira inyamaswa ihangara kwihagarara imbere. Iyi mfizi y'intama yari ifite imbaraga nyinshi cyane n'umuvuduko udasanzwe, bihuje neza n'ibyo twabwiwe muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 5 byerekeye idubu yari yegutse uruhande rumwe, kandi irabwirwa ngo byuka uconshomere inyama nyinshi, bivuze ibihugu byinshi yagombaga kwigarurira. Amahembe yayo yari abiri, kandi iryaherukaga kumera rya nyuma niryo ryari rirerire kurusha irya mbere. Ibi ngibi nabyo bitwibutsa rwa ruhande rwari rwegutse rw'idubu yo muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 5 ko yari yegutse uruhande rumwe, bisobanuye ngo iri hembe rirerire ni rwa ruhande rwegutse rutareshya n'urundi. Bihamya ko izi nyamaswa uko ari ebyiri, idubu ndetse n'imfizi y'intama, byose bisobanura ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, aribo bagereranywa n'igituza n'amaboko by'ifeza ku ishusho Nebukadinezari yarose mu gice cya 2. Ubu bwami, imfizi y'intama, aribo Bamedi n'Abaperesi, birasobanutse kandi marayika yabivuze mu izina ryabyo ko ari Abamedi n'Abaperesi. Ikindi cyakurikiyeho, nyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoza amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo, nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kwihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi, irayisiribanga, ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika, mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Marayika se aratubwira iki kuri aya makuru Danieli amaze kubona? Aratubwira ngo ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ibugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Birasobanutse nabyo nta rujijo rubirimo, ahubwo marayika nawe byo abivuze mu izina ryabyo bitari amarenga. Aravuga ngo burya ya sekurume y'ihene ishushanya ubwami bw'Abagiriki bwagombaga gutsinda ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bukabusiribanga rwose bukibagirana. Kandi ngo hari ihembe rigaragara cyane kurusha ayandi, kandi ngo iryo hembe ryagaragaraga niwe mwami w'Abagiriki wa mbere. Turabisobanukiwe. Yarongera aravuga ngo kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazabaho ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'ubwami bwa mbere. Ibyo nabyo twarabibonye kuri ya ngwe dusanga muri Danieli igice cya 7 yari ifite imitwe 4, ishushanya ba bami baje kwigarurira ubutegetsi bwa Alexandre Mukuru, ari we iri hembe rigaragara kurusha ayandi. Igihe ryavunika ngo habonetse andi mahembe ane, aribwo bwami bune buzakomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'ubwami bwa mbere. Mu kuvunika kw'iri hembe hahise hamera andi mahembe ane agaragara cyane, nuko ijambo ry'Imana ryabivuze, nuko Danieli yabibonye. Iri jambo ngo agaragara cyane bivuze ko hari n'ayandi ataragaragaraga cyane. Mu yandi magambo, nubwo habayeho kurwanira icyubahiro kw'abagaba b'ingabo za Alexandre amaze gupfa, 4 muri bo nibo bageze ku ntsinzi, abandi barabayoboka, ariko habanje kubaho guhangana. Uzasome igitabo nanditse, igitabo kibumbuye, ugende urebe kuri internet genaisu.org, uzasome igice cya 8, uzabasha gusobanukirwa biruseho n'ukuntu bagiye bigarurira abandi bajenerali bakomeje kurwana bagera muri 16 ndetse, ariko bagerageza kurwana, ariko birangira abajenerali 4 aribo babashije kugera ku ntsinzi nk'uko twababonye, ba Kasanderi, ba Lysimachus, ba Ptolemy n'undi. 4 muri bo rero bageze ku ntsinzi, abandi barabayoboka. Amahembe 4 nibo bajenerali 4 bigabanije ubwami bw'Ubugiriki Alexander yamaze gutanga,
aba rero bahuje neza n'imitwe ine iboneka ku ngwe ivugwa muri Daniyeli igice cya 7. Iyi sekurume y'ihene, ino sekurume y'ihene ivuga iby'ubugiriki, ntabwo amateka arangirana n'ibi ngibi gusa bitubwira uko byarangiye, ahubwo kuri iryo hembe, kuri rimwe muri ayo mahembe, ya mahembe ane hashamikaho agahembe gato. Ndagira mubwire ko igice cya 8 insanganyamatsiko ikomeye irimo ni iby'aka gahembe gato. Igice cya 7 twaganira iby'agahembe gato, kandi byongeye gusubirwamo mu gice cya 8 iby'agahembe gato. Ariko icyo twibandaho muri aka kanya mu gice cya 8, igihe twarebaga mu gice cya 7 tubona uko ubwami buzagenda busimburana n'imiterere yabwo, igice cya 8 cyo kibanda ku bijyanye no kuramya Imana, ku bijyanye no gusiribanga iby'ukuri by'Imana. Nabivuze yuko dusishurirwa mu gice cya 8 ukuri kw'Imana gusiribangwa, kuramya Imana biteshwa agaciro, ubuturo bwera busenyuka. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni ikintu gikomeye cyo kuzirikana nshuti y'Imana. Kuri rimwe muri ayo mahembe rero ane hashamikaho agahembe gato, karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba, n'igihugu gifite ubwiza. Igihugu gifite ubwiza rihinduka rinini, rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi, rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse byiresheje n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Ngiri ihembe rito, ihembe ridasanzwe. N'ubundi twabonye imiterere yaryo, tubona n'icyo risobanuye mu gice cya 7. Tugiye kongera turisubiremo. Bamwe bibaza impamvu iri hembe rito ryaje rikurikira ubugiriki, kubera iki hatabonetse n'inyamaswa igomba gushushanya Roma mpagani, maze bakavuga bati rero rya hembe rito ni Roma mpagani. Abo ni umugabane wa mbere. Undi mugabane baravuga bati ntabwo ari Roma mpagani, ahubwo ni Roma mpagani hamwe na Roma Kirisito bikomatanye. Ariko turaza kubona ibihamya byinshi bitwemeza yuko iyi ari Roma Kirisito. Kuba ijuru umugaragu w'Imana atarabonye indi nyamaswa iza kwerekana yuko hari irindi hembe ridasanzwe ryabayeho muri Roma mpagani, ntabwo ari ibintu bidasanzwe mu bijyanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, kubera ko hari target y'igice, hari ikintu kigomba gutindwaho kandi cy'agaciro gakomeye cyane kivuga iby'iri hembe rito n'imikorere yaryo. Turaza kureba nanone imico y'iri hembe rito, turebe niba koko yaba ari Roma mpagani cyangwa se ari Roma Kirisito gusa. Icyo tubonye ni uko iri hembe rito ryakoze ibidasanzwe, ryarikujije ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo ari we Yesu Kristo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Yesu Kristo tuzi ko afite ububasha bwose, nk'uko tubigurira muri Matayo 28:18, avuga ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko rero nimugende kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Nta mwanya w'umuntu cyangwa imbaraga z'umubi zamuhagarara imbere mu murimo akorera mu buturo bwo mu ijuru. Nyamara uyu murimo wa Kristo uhinyuzwa n'abadafite kwizera cyangwa kumenya icyo ari gukora ku bwacu, kuko utizera ntibishoboka ko yinezeza nk'uko ijambo ry'Imana bivuga. Uku rero niko Satani yakuyeho uyu murimo uhoraho, igihoraho, ndetse asenya ubuturo bwera, byerekana uko yahinduye gahunda yo kuramya no kwisunga Yesu, we muhuza wacu n'Imana, maze abizana mu isi, abyegurira umuntu muri gahunda y'ubusaserdoti bwashyizweho na Kiliziya Gatolika, mu murimo w'abapapa n'abapadiri wo kubabarira ibyaha. Hano hari amagambo abihamya uko aba bagabo, iyi systeme yibona nk'ifite ububasha bwo kuvana umurimo w'ubuturo bwera bwo mu ijuru wa Yesu Kristo ukaza mu isi, maze bakawukora ariho. Igitabo cyitwa Dignity and Duties of Priest cyanditswe n'uriya mutagatifu Alphonse, yaranditse ngo igitambo cy'Ikaruvari si impongano ihagije y'ibyaha, maze bashyiraho akadomo. Igitambo cy'Ikaruvari ngo ntabwo ari impongano ihagije, ntabwo kihagije ubwacyo, ahubwo ngo Kristo akwiriye gutambwa n'umusaserdoti buri munsi mu buryo bw'igitambo cya misa. Ukarisitiya ni
ukaristiya iyo imaze kwezwa n'umusaseridoti kubw'amagambo avuga, ihinduka umubiri w'umwami wacu bwite, ugatambwa kuri alitari. naho ubundi byabereye i Karuvari ntabwo byaba bihagije, ngo ni Kristo gutanga bundi bushya kubw'abapfuye n'abazima. Yarakomeje ati icyubahiro cy'umusaseridoti kigaragarira ku bushobozi n'urutabo afite ku mubiri wa Kristo. Iyo amaze kwatura amagambo ya consecration, Kristo agomba kwishyira mu maboko ye mu buryo bwa sakramento. Bijya bidutangaza kumva ko Imana yumviye ijwi rya Yosuwa igatuma izuba rihagarara, ariko tujya dutangara kurutaho iyo twumvise ko kubwo kumvira amagambo y'abasaseridoti bayo bavuga bati hoc est corpus meum, Imana imanukira mu ntoki ikaza kuri alitari, ikajya aho bayishatse hose, kandi ikaza kenshi uko bayishatse, naho bayibwiye hose ikishyira mu maboko yabo, aho ndetse baba banzi bayo, n'iyo imaze kubazaho isigaraho ngo bayigire uko bashaka. Inshuti z'Imana, aya ni amagambo yo kwishongora gukomeye k'ubutware bukomeye bw'abasaseridoti, abapapa n'abapadiri bafite ubushobozi bwo kumanura Yesu mu ijuru, bakamukoresha icyo bashatse, bakamujyana aho bashatse. Biteye ubwoba. Hari abantu batabizi, hari abantu babibamo badabisobanukiwe, ariko ni uko inyigisho zabo zibihamya, bibona nk'abafite ubutware bukomeye cyane. Burya ntabwo igihe bamanyura ukaristiya cyangwa se umukati baba babikora nk'ikimenyetso nk'uko abaprotestanti babyizera, ahubwo bemera yuko wari Yesu batambye, ndetse babigeranije n'igikorwa kidasanzwe, igitangaza cyabayeho mu mateka y'isi, aho ngo izuba ryahagaze igihe Yesu yasengaga ati izuba hagarara kugira ngo urugamba rukomeze. Ariko abangaba ngo bafite ubushobozi burenze ubwabaye muri icyo gitangaza, kubera ko igitangaza bakora cyo kumanura Imana bakayivana mu ijuru bakayizana kuri alitari cyo kirahebuje. Burya ntabwo ari igishushanyo kuri bo, ahubwo ni Yesu ubwe. Maze muri iki gitabo kindi baranditse ngo misa ntagatifu igira umumaro uruta uw'igitambo cy'i Karuvari, kuko kuza mu misa bitwungura kuruta uko byari kutwungura iyo tuba turi i Karuvari ubwo Yesu yapfaga. Uko niko babyemera. Maze Yesu Kristo wavuze yuko yitambye rimwe gusa, nk'uko igitabo cy'Abaheburayo mu byanditswe byera kibisobanura ko Kristo atagipfa, ahubwo yitambye rimwe gusa kandi akinjira hera yinjije amaraso ye yatambwe i Karuvari. Bumva bidahagije ahubwo akwiye gutanga buri munsi. Cya gitabo baranditse ngo bashobora kuyishyiraho bashatse, bakayikura hamwe bakayijyana ahandi. Ano magambo nari nayasomye, Daniel igice cya 8:12. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Wa murimo Kristo akora buri munsi wo kudutambira ibyaha byacu kugira ngo abihongereshe amaraso yatumeneye i Karuvari, ngo byahanwe mu maboko y'agahembe gato. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubwo igicumuro, kandi iryo hembe rito iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rikambiriye. Uku ni ukundi kuri dukwiye kuzirikana cyane. N'andi makuru ateye ubwoba kandi twarayabonye muri Daniel igice cya 7:25, ko iri hembe rito uyu mwami azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Muri Daniel igice cya 8:12 avuze ngo iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Maze muri Daniel igice cya 8:23, igihe marayika ari gusobanura iby'ubuhanuzi, asobanurira umugaragu w'Imana Daniel, aramubwira ati kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azisima. Ndagira ngo ngere kuri ya ngingo yerekeye ibijyanye na Roma mpagani ndetse na Roma Kristo. Rino somo rirakomeye, kandi nk'uko ryavunitse, twabonye ko hari ihembe ryavunitse, mu cyimbo cyaryo hakaza andi mahembe ane, ndetse kuri iryo hembe hakaza kuboneka irindi hembe ridasanzwe ryarishamikiyeho. Ariko si icyo gusa, ahubwo ngo abanyabyaha bamaze gukabya
habayeho n'indi episode yiswe iy'abanyabyaha kandi bakabije. Twarabibonye Roma pagani yari ifite ubunyacyaha bukomeye cyane. Baramusengaga Kayisari nk'uko basenga izindi mana. Yakoze ibikorwa bidasanzwe ndetse no kubamba Yesu. Yarenganije abakristo mu buryo budasanzwe. Abanyabyaha kuko bari bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana nibwo yimye. Igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Ubwo bwami ni amahembe ane aribo bajenerali bane basimbuye Alexander Rogara. Kandi tumaze kubona n'abanyabyaha. Ubwo nta bundi ni ubwami bwa Roma bwaje kuzamukira muri ya mahembe ane. Kandi umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana ni we rembe ritoya turi kureba hano, ariyo Roma Nyirisito. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ndavuga Roma Nyirisito, ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Ibyo ngibyo uzabisobanukirwa usoma Ibyahishuriwe igice cya 13 umurongo wa 2, ariko nkundira ngo usome mu izina rya Yesu. Ibyahishuriwe igice cya 13 umurongo wa 2 hafite amakuru akomeye cyane. Baranditse ngo umurongo wa mbere, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mitwe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho, ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Umurongo wa 2, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, ariko amagambo nshaka cyane nayo ngari kuri be. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ngo imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntabwo zizaba arize. Maze umwishuzi arabisobanura. Byahishuriwe igice cya 13 umurongo wa 2 aravuga ngo ikiyoka cyahaye ububasha ya nyamaswa yavuye mu nyanja, ariyo hembe rito rivugwa muri Daniel igice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Kandi buri hembe rizarimbura. Uyu mwami azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Namba rikomeye ku ipaji ya 42 haduha amakuru. Kujya ku butegetsi kw'itorero ry'i Roma kwabaye itangiriro ry'ibihe by'umwijima. Kubasha kw'itorero bwiyongeraga, niko n'umwijima warushagaho kubudika. Abantu bateshejwe kwizera Kristo wari ufatiro nyakuri, basigara bizera Papa w'i Roma. Mu cyimbo cyo kwiringira umwana w'Imana ngo ababarire ibyaha abahe n'agakiza k'iteka ryose, biringiraga Papa n'abepiskopi ndetse n'abapadiri Papa yashyizeho ngo bamuhagararire. Bigishijwe ko Papa ari we muhuza wabo n'Imana uri ku isi, kandi ko nta wari washobora kwegera Imana atamunyuzeho, kandi nanone ko Papa yari kumwe nabo ari mu cyimbo cy'Imana. Bityo ibyo bikaba byaravugaga ko agomba kumvirwa. Kudakurikiza amategeko ya Papa byabaga ari impamvu yo gutuma ababikoze bahabwa igihano gikomeye kibabaza imibiri n'intekerezo byabo. Kubw'ibyo abantu bateshejwe kurangamira Imana, barangamira umutware w'umwijima wabakoreragamo. Icyaha kiyoberanije mu mwambaro w'ubutungane. Ngayo nguko nuko byagenze, maze yibona nk'umuntu w'umuhuza w'Imana ku isi, yumvana nk'umuntu uri mu cyimbo cy'Imana nk'uko izina rye riri, ya Vicarious Fury Day twavuzeho. Kandi inshuti y'Imana ngo yumva afite ububasha bwo kubabarira ibyaha, ndetse nta wundi muhuza dufite waduhuza n'Imana uretse we. Ariko si ijambo ry'Imana ribivuga ngo iki? Genda usome Ibyakozwe no mu gice cya 4 umurongo wa 12. Hazavuga ko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe uretse irya Yesu Kristo, niryo ribonerwamo agakiza abantu b'Imana. Yesu Kristo arabyihamiriza muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Aravuga ati ni njye nzira kandi ni njye kuri ni njye bugingo, nta ujya kwa Data atanyuzeho. Maze haboneka undi muntu uvuga ati ni njye bagomba kunyuraho byanze bikunze. Mbega amagambo akomeye. Paji ya 46 intambara ikomeye. Ubupapa bwari bwarabaye umutware w'abari ku isi utegekesha igitugu. Abami n'abami b'abami bumviraga amategeko ashyizwe n'umupapa w'i Roma. Imibereho y'abantu yaba iy'icyo gihe cyangwa iy'iteka ryose yasaga naho iri mu maboko ye. Mu binyejana byinshi twarabibonye, uhereye muri 538 kugeza mu cya 798. Inyigisho z'i Roma zari zaremewe mu bantu benshi kandi mu buryo butaziguye. Imihango yayo yakoranwaga icyubahiro, ndetse n'iminsi mikuru yayo ikubahirizwa n'abantu bose muri rusange.
abapadiri n'abepiskopi barubahwaga kandi bagashyigikirwa mu buryo busesuye. Nta gihe cy'icyubahiro, ikuzo n'ububasha birenze ibyo cyigeze kibaho ku itorero ry'i Roma. Nyamara amanywa y'ihangu ubupapa bwari bugezemo yari ijoro ry'icuraburindi ku batuye isi. Byanditswe byera byasaga rwose n'ibitazwi, atari muri rubanda gusa ahubwo no mu bapadiri ubwabo. Bigishijwe filozofi, bigishwa imihango igomba gukorwa na kiliziya nyine nk'uko biri. Nshuti z'Imana, ku ipaji ya 44 intambara ikomeye tuhabona urugero rukomeye cyane rw'uko baba bakomeye n'aboroheje bunamaga bagaca bugufi imbere y'umutwaro ukomeye witwa Papa. Urugero rutangaje rwerekana imico y'ubunyagitugu bw'uyu mupapa, turavuga Papa Gregoire. Niwe batanze urugero. Papa Gregoire wa karindwi wahamyaga ko abapapa badashobora kwibeshya, rwagaragariye mu byo yakoreye umwami w'abami w'Ubudage Henry wa kane. Kubera guhangara gusuzugura ubutegetsi bwa Papa, uwo mwami w'abami yabwiwe ko aciwe mu itorero kandi ko anyazwe ingoma. Papa yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo umwami akuweho. Henry amaze guterwa ubwoba nuko ibikomangoma bye bimuvuyeho kandi bimurwanije, muri uko kumwigomekaho ibyo bikomangoma bikaba byari bishyigikiwe n'itorero byahawe na Papa, yabonye ko akwiriye kwiyunga na Roma. Maze uwo afata urugendo aherekejwe n'umugore we ndetse n'umugaragu we wamwumviraga, anyura mu misozi miremire ya Alpe ho mu Bufaransa mu gihe cy'ubukonje bwinshi cyane, kugira ngo yereke Papa ko yicishije bugufi imbere ye. Maze ageze ku ngoro ya Papa Gregoire yari yagiye kuruhukiramo, bamujyanye mu gikari atari kumwe n'abaje bamuherekeje. Maze muri ubwo bukonje bwinshi cyane, nta kintu yifubitse mu mutwe no ku birenge, ndetse yambaye imyenda isuzuguritse cyane, abari bategerereza ko Papa amuha uburenganzira bwo kumusanga aho ari. Amaze iminsi 3 yose atarya kandi yatura icyaha cye, nibwo Papa yemeye kumubabarira. Mbese ntabwo ari ibintu bikomeye cyane? Umwami w'abami w'Ubudage, ndagira ngo mubwiye ko Ubudage bwari igihugu gikomeye cyane. Tubona cyaraberamo ibintu bidasanzwe haba mu mateka y'isi, ariko uyu mwami wabo acishwa bugufi bukomeye, ashyirwa hasi. Kandi ubwo nabwo yagombaga gutegereza igihano azanagenerwa na Papa, akabona kongera kwambara ikamba ry'ubwami no gusubira ku nshingano z'umwami. Papa Gregoire mu kwishima no kwiyemera kubera icyo gikorwa, yirasa kuvuga ko afite inshingano yo gupfobya ubwirasi bw'abantu. Ngayo nguko nuko byari bimeze. Ubwami bw'abapapa, ubutegetsi bwabo bwari ubutegetsi burimbura, ntabwo ari ku bakristo gusa, ahubwo no kubagenje gute no ku bami n'abatware bakomeye. Byasaga nkaho koko imibereho y'ahazaza h'abantu ndetse n'imibereho y'icyo gihe iri mu biganza by'ababa by'iyi systeme y'ubupapa. Umurongo wa 25 wongera kuduha andi makuru. Marayika abwira Daniel ati azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya n'indyarya iteye ubwoba, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko inkuru nziza ikomeye, azavunagurika ntawe umukozeho. Uyu nguyu ijuru ubwaryo nibyo rizarangiza ibye. Ariko umurongo wa 8, umurongo wa 12 igice cya 8 twari turiho wari bwatubwira andi makuru akomeye yuko iby'ukuri ryabijugunye hasi rikajya rihasha ibyo rigambiriye byose. Ntabwo ari ukurwanya abera no gucecekesha abami gusa, ahubwo ngo iby'ukuri ryabijugunye hasi. Genda usoma ariya magambo yanditswe n'uriya mugabo witwa Henry Thomas mu gitabo yise History of Civilization. Yaranditse ngo the adoration of idols was succeeded by the adoration of saints. Kuramya ibishushanyo bisengwa, kuramya ibigirwamana byasimbuwe no kuramya abatagatifu. The worship of the Virgin was substituted for the worship of Cybele. Kuramya Bikira Mariya cyangwa se isugi Mariya byaje bisimbura kuramya iki kigirwamana cyitwa Cybele. Pagan ceremonies was established in Christian churches.
maze ya mihango yakorwaga n'abapagani yaraje ishyirwa mu matorero ya gikristo. Nuko byagenze until Christianity exhibited so gross and hideous a form that its best features were lost and its earthliness altogether destroyed. Maze bwa bukristo bwari bukomeye mu gukundana no gushyira hamwe biragenda birasenyuka igihe ibyo byose byari bimaze kwinjira. Uno mugabo twa Brown nawe yaranditse aravuga ngo one cannot well refer to those cults of Babylon, Egypt and the rest as dead religions. Nta muntu watinyuka kuvuga ko ya mihango yakorwaga n'abanyebabuloni, b'abakonikoni, b'abapfumu bo mu Egiputa, n'indi migenzo y'amadini twibwira ko yapfuye ya gipagani, ntabwo twakwibwira ko yapfuye, kubera yuko ijwi ry'iyo mihango riracyarangurura cyane. It is still to be heard, reverberating in almost every form of faith existing today. They are dead only in name. Byapfuye ku izina gusa. Ya mihango y'abapagani yakorwaga mu Egiputa. Genda wibuka abakonekoni baje kurwanya umuntu w'Imana Mose, babandi bo kwa Farawo. Urebe babakonikoni babaga mu buyobozi bwa Babuloni, n'indi mihango yose ya gipagani yabaga mu gihe cya kera. Ntabwo twakwibwira ko yapfuye, ahubwo yasukiye cyangwa se yakomereje mu itorero rya gikristo. Twavuga ko yapfuye ku izina gusa, ariko mu bikorwa iracyakorwa. Encyclopedia Americana baranditse bavuga ku isabato. Iby'isabato twabivuzeho igihe kirekire, ariko ntawo mfite ipfunwe ryo kongera kubisubiramo, kandi ndi gutanga ibihamya ntatanze mbere kugira ngo ibihamya birusheho kwiyongera ku muntu ushakisha ukuri. Baranditse ngo Constantine the Great made a law for the whole empire. Bavuze ku bijyanye n'itegeko yakoze. Constantine the Great made a law for the whole empire. Constantine mukuru yatanze itegeko ku butware bwose muri 321 ko icyumweru Sunday should be kept as a day of rest. Igomba gufatwa nk'umunsi w'ikiruhuko mu migi yose n'imirwa mitoya. But he allowed the country people to follow their work. Ariko yemerera abatuye mu byaro gukomeza imirimo yabo. Maze muri Constantine's edict baranditse ngo let all the judges and town people and the occupation of all trades rest on the venerable day of the sun. Reka imirimo y'abacamanza, imirimo ikorerwa mu migi n'ubucuruzi byose bihagarare kuri uyu munsi w'icyubahiro w'izuba, the day of the sun. Ariko abantu b'Imana baragiye barajijwa, ntibasobanukirwa ibijyanye n'inkomoko y'ibi bintu. Ni kuriya byaje. Danieli 25:8-25 batubwiye ngo azavunagurika ntawe umukozeho, azavunagurika ntawe umukozeho. Imana ubwayo niyo izarimbura ubutware bw'uyu mwami. Ubutware bw'uyu mwami bubwiriza byo kugomera isumba byose buzakomeza kubaho kugeza ubwo buzarimbuka nta biganza by'umuntu biburimbuye, ubwo Yesu Kristo azagaruka mu bwiza bwe. Uyu mwanzuro wa marayika rero atubwira ko uyu mutware azavunagurika ntawe umukozeho, utandukanye byabya n'ibyanguka ry'ingoma ya Roma pagani yabayeho muri 476 nk'uko bamwe bibwira ko ari Roma pagani. Birasobanutse neza yuko ibiranga uyu mwami w'umunyamwaga bihuye neza n'ibiranga agahembe gato kavugwa muri Daniel igice cya 7, byose bishushanya Roma ngirisito, kandi bifite ibirango bidahagije byatwemeza ko ari Roma pagani. Mbega ubuhanuzi bw'Imana nko buboneka mu gitabo cya Daniel. Mbega ukuntu Imana yasobanuye ibintu uko bigomba kuzabaho. Mbega ukuntu abantu b'Imana bajya mu ijambo ry'Imana bagacana aya matara maremare babasha kumenya uko byaje. Ndagira ngo nkwibutse amagambo nasomye ntangira. Ndasoma ngo hakenewe ko twiga byimbitse ijambo ry'Imana, by'umwihariko tugashishikarira kwiga igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe mu buryo burenze ubwo twigeze mu mateka y'umurimo wacu. Hari ibyo tutahita tumenya mu mirongo runaka ku bigendanye n'ububasha bwa Roma y'ubupapa.
nyamara tugomba kwita ku cyo abantu n'intumwa biranditse bahumekewe na Mwuka Wera w'Imana. Umucyo Daniel yakiriye uturutse ku Mana yawuherewe by'umwihariko iminsi ya nyuma. Amayerekwa yaherewe ku nkombe z'uruzi Urayi ariyo aya ngaya, ndetse na Hidekeli tuzayabona mu gihe kizaza. Ku migezi minini y'Ishinari ubu arimo arasohora, ndetse n'ibyavuzwe ko bizabaho nabyo vuba aha bigiye kubaho. Nshuti z'Imana, dukeneye kwakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, tukemera kwakira ukuri nk'uko kwahishuwe mu ijambo ry'Imana. Umugaragu w'Imana bibonye byamuteye ubwoba cyane, ariko ntabwo ari aho bidangirira, ahubwo igihe ugeze ku murongo wa 13 ngo yumvise uwera avuga, abaza undi wera ati mbese ibyo byerekanwe byo gukuraho igitambo gihoraho no gusiribanga abantu b'Imana no gusenya ubuturo bwera bizageza ryari? Maze undi wera aramusubiza ati bizageza iminsi 2300 nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Mbega iminsi myinshi, iminsi 2300 nyuma ubuturo bwera bubone kwezwa. Ndagira ngo mbege ko aya magambo akomeye cyane. Ibijyanye n'ubuturo bwera se bisobanuye iki? Genda wiga igitabo cya Barewi, wiga igitabo cyo kubara, uzasobanukirwa imihango yakorerwaga mu buturo bwera ubwo Imana yatanze mu kuva igice cya 25:8. Ndagira ngo mbwire ibintu bikomeye abantu bakwiye kuzirikana. Hari iminsi 40 Mose yamaze ku musozi Sinayi. Iyo minsi 40 abantu benshi bazi ko yahereyeho amategeko 10, ariko ntabwo ari amategeko 10 gusa, ahubwo yahawe na plan, yahawe igishushanyo mbonera cy'uko akwiriye kubaka ikiswe ubuturo bwera, ihema ry'Imana. Murongo wa 8:25 cyo kuva aravuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bwo. Uzasoma iby'imihango yakorerwaga mu buturo bwera. Hari imihango yakorerwaga buri munsi mu cyumba cy'ahera. Ubuturo bwera bwari bufite imigabane, navuga ko ari 3. Hari umugabane wo mu rugo, hari clôture nyine. Bwa buturo bwera bukrotiriye, bufite clôture, bufite igipangu. Iyo winjiraga mu gipangu wageraga mu rugo. Hari imirimo yakorerwaga mu rugo, kuko mu rugo hariyo igicaniro cy'ibitambo, kandi hakabayo n'igikarabiro. Icyo gicaniro niho abazanye igitambo cyo gutambirwa ibyaha byabo cyatambirwaga, niho cyatwikirwaga. Kandi umutambyi igihe yabaga agiye kwinjira mu cyumba kibanza cyitwa hera cyo mu buturo bwera, yabanzaga gukaraba, agakarabira kuri cya gikarabiro. Ibyo ni imirimo yabanzaga gukorerwa hanze mu rugo rw'ubuturo bwera. Ukagera mu kindi gika kijyanye na hera, aho n'umurimo nano wakorwaga buri munsi. Abazanye ibitambo, amaraso yagombaga kujya kuminjagirwa mu cyumba cy'ahera. Aho ngaho uhasanga ibintu 3 by'ingenzi. Uzahasanga ameza y'imitsima, uzahasanga igitereko cy'amatabaza ndetse n'icyotero cy'imibavu. Ni imirimo yakorerwaga aho ngaho kandi yakorwaga buri munsi. Ariko hari ikindi cyumba cyitwa ahera cyane, cyabaga gitandukanwa n'umwenda, ndetse tuzi yuko hari igitangaza kidasanzwe cyabaye. Nubwo hari waba utazi bijyanye n'ubuturo bwera, ariko hari ibitangaza byabaye Yesu Kristo amaze gupfa, ku buryo abantu benshi bazi ayo mateka. Kandi ngo kimwe mu bitangaza byabaye ni uko ngo umwenda ukingiriza ahera cyane watabutsemo kabiri uturutse hejuru. Bisobanuye iki? Ni wa wundi watandukanyaga icyumba cy'ahera n'icyumba cy'ahera cyane mu buturo bwera bw'Abisirayeli. Kandi umurimo wakorerwaga muri icyo cyumba cy'ahera cyane wakorwaga rimwe mu mwaka. Ukaba ari umunsi witwaga umunsi w'impongano. Kandi uwo munsi igikorwa cyabaga kiri gukorwa cyari gifite izina ryitwa kwezwa k'ubuturo bwera. None ijambo ry'Imana rimaze kutubwira ngo bizageza iminsi 2300 nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Wa murimo wakorwaga rimwe mu mwaka ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 niwo wagombaga ngo kuzakorwa nyuma y'iminsi 2300. Tuzabona bikomeye yuko umuntu w'Imana Daniel atabashije gusobanukirwa iby'uyu murimo, yuko ubuturo bwera bwagombaga kongera kwezwa nyuma y'iminsi 2300. Yari abisobanukiwe yuko iminsi 2300 ihwanye n'imyaka 2300. Yari abisobanukiwe ko ari urugendo rurerure rw'uko ubwami bw'Abaperesi buzabanza kwigarurira isi, hakaza ubundi bwami bwitwa ubw'Abagiriki, hakazaduka n'irindi hembe rito,
ko binyuranye rwose n'igihe gitoya cy'iminsi 2300, imyaka mike cyane itarenze imyaka 3. Yari abisobanukiwe yuko umunsi ugomba guhana n'umwaka. Ibi ngibi ni byakorwa byakorwaga ku munsi mukuru w'impongano, umunsi wo kwezwa k'uturobwera. Rero iki kintu kijyanye nuko iminsi 2300 igomba gushira, maze tukabona tukamenya ibijyanye no kwezwa k'uturobwera, ni umugabane tutari busobanukirwe muri Daniel igice cya 8. Kandi niyo mpamvu yiyerekwa tuzabona muri Daniel igice cya 9. Igice cya 9 kizaza kije gusobanura uno mugabane utarasobanutse werekeye igihe cya gihanuzi cy'iminsi 2300. Ntabwo rero ndi bushyuhaguze ngo mbivugeho, ahubwo tuzabirebaho mu gihe kizaza ubwo tuzatugeze mu gice cya 9. Nshuti z'Imana, ubu ni ubutumwa bukomeye cyane bubwirwa abantu b'Imana. Tumaze gusobanukirwa amagambo akomeye y'uburyo ukuri kwagiye gusiribanwa, abantu bakaza bagashyiraho ibyigisho bisebya kandi bipfobya umurimo wa Kristo. Cya gitambo cyatambiwe Karuvali, igituma twitwa abakristo, igituma twitwa iryo zina, kigateshwa agaciro n'umurimo wa kagahembe gatoya, bwami bwajyanijwe n'agahembe gatoya. Mbese abantu b'Imana bakwemera kwakira uwo Yesu Kristo uri hafi kuza, bakemera kwemera ko aba ari we ubabera igitambo kizima, ari ukwiriye gusengwa, ari ukwiriye kuramywa, ari we dukwiriye kwishingikirizaho tutishingikirije undi muntu wari wese. Twabonye ibihamya byabo byinshi bavuga yuko bafite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Mbese koko bafite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha, cyangwa umwana w'umuntu Yesu Kristo niwe ufite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha nk'uko ijambo ry'Imana ryabihamije? Nshuti y'Imana, umuntu w'Imana arabwirwa ku murongo wa 26, marayika aramubwira ati ibyerekanwe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira n'iby'ukuri, ntabwo ari ibinyoma. Kandi turabona ko byagiye bisohora uko ibihe byahaye ibindi, ariko ujye ubizigama kuko ari igihe gishyize kera. Uyu muntu w'Imana Daniel hari ubutumwa atabashije kumenya kubera yuko ari iby'igihe gishyize kera. Yifuje kubimenya kenshi, tuzabibona ko igitabo cya Daniel gisozanya amatsiko ya Daniel, ariko yarabwiwe ngo n'iby'igihe gishyize kera abizigame. Ijambo ry'Imana niryo ribumburiwe abatuye isi kugira ngo bamenye igihe bahagazemo. Ndashoje, ariko ndararikira umuntu wese kwiyunga n'Imana, kwisunga Yesu Kristo, atari umuntu upfa nkanjye, kubera yuko abantu bose ni abanyabyaha kandi bakeneye ubwiza bw'Imana. Icyanzu cyaciwe dukwiriye kunyuramo, icyungo cyatanzwe kiduhuza n'Imana, iteme ryabonetse ryongera guhuza ijuru n'isi, ni Yesu Kristo gusa. Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese, kuko umuntu uwo ari we wese afite ikibazo. Yesu Kristo niwe utarakoze icyaha, niwe mpongano y'ibyaha by'abari mu isi, niwe ubasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahora witeka ngo abasabire, nk'uko ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 25 habiduhamiriza. Wakwemera gusanga Yesu kugira ngo abe ari we wisunga mu mibereho yawe, Imana igufashe. Aya ni amagambo akomeye arimo agaragaza ibijyanye na ya vino ya Babuloni, ngo abantu b'Imana bamenye yuko bakwiye kuva muri Babuloni niba bayirimo, kandi abantu b'Imana bamaze kuyisohokamo n'abatarayigezemo ngo barusheho kurangurura, barangurure babwira abantu b'Imana ngo basohoke, be gufatanya ku byaha bya Babuloni kugira ngo batazahabwa no ku byago byayo. Imana ibigushoboze kumva ubutumwa mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe ryongeye kutubumburirwa. Turagusaba kugira ngo uduhe kurigenderamo nk'uko turyumvise. Uduhe umutima uciye bugufi ubasha kwigishwa na Mwuka Wera, kandi imitima yacu yemezwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Ejo tuzakomeza urugendo rwacu, tuzaba tuganira kuri Daniel igice cya 9. Ntabwo uyu munsi natinze muri Daniel igice cya 8 kubera ko ibintu byinshi bivugwamo n'ubundi byari byaravuzwe muri Daniel igice cya 9. Kereka ko twagomba kubona ubundi mucyo wihariye werekeye uko ibijyanye no kuramya Imana n'igitambo cya Yesu Kristo cyateshejwe agaciro nk'insanganyamatsiko nyamukuru ivugwa muri Daniel igice cya 8. Uwiteka akomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen.